Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya. Kristo Yezu akuzwe. Murasuhuzwa na Innocent Musabyimana. Tukaba tugiye kuganira ku kiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti ubutwari mu bihe bigoye. Ubutwari ni ijambo dukunze kuvuga ariko kurishyira mu bikorwa bikagorana. Ubutwari ni iki? Ni ryari bavuga ko umuntu yabaye intwari? Ni ibihe bikorwa umuntu ashobora gukora ku buryo bimuganisha mu nzira y'ubutwari cyangwa se bimuganisha ku butwari? Umuntu agizwe n'ibice bibiri, icyiza n'ikibi. Muri we yigiramo icyiza ariko nanone akigiramo ikibi. Kugira ngo umuntu azabe intwari ni uko buri munsi agenda akora umwitozo wo kugira ngo icyiza kimurimo kiganze ikibi gishobora kumubamo. Kugira ngo umuntu abashe kuzaba intwari ni uko agenda akora umwitozo wo kugira ngo icyiza kimurimo kibashe kuganza ikibi gishobora kumubamo. Kubw'iyo mpamvu rero ubutwari buraharanirwa. Ubutwari kugira ngo umuntu abugereho ni umwitozo agenda akora buri munsi. Iyo turebye mu mateka y'isi dusanga hari abantu bagiye baba intwari ariko kandi tukanasanga hari abandi bagiye baba ibigwari. Ndagira ngo munyemerere muri uyu mwanya tuvuge ku mateka y'u Rwanda. Mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo jenoside yakozwe n'Abanyarwanda kandi ikorerwa Abanyarwanda. Kimwe rero mu bintu bitangaje ni uko hagaragaye ubutwari kandi hagaragara n'ubugwari. Ahari umuntu ashobora gutekereza ngo ahari ubugwari ntabwo hashobora kuboneka ubutwari. Burya aho ubugwari buri haba hari n'ubutwari. Ahubwo icyo dukwiye gusaba ni ugusaba ngo iyaba twari dufite abantu b'intwari benshi nta kibi cyaba. Iyo tuza kugira abantu b'intwari muri kiriya gihe kitari cyoroheye u Rwanda muri Mata 1994 jenoside yakorewe Abatutsi iri kuba, iyo tuza kugira abantu benshi b'intwari ntabwo iriya jenoside iba yarabaye, nta nubwo iba yarashobotse. Ubutwari ni ikintu kidasanzwe ariko kandi buraharanirwa. Biratangaje kandi biteye n'ishema ku rundi ruhande kubona hari umuntu utari ufite ikintu na kimwe ariko akabasha kurokora abantu muri biriya bihe bigoye. Nta mbunda yari afite, nta yindi ntwaro idasanzwe yari afite, ariko wa mwitozo yakoze igihe kinini cyo kugira ngo yimike icyiza muri we cyamufashije kugera ku cyiza gikomeye mu bihe bigoye, byamufashije kuba intwari. Birumvikana ku rugamba hari abafite intwaro bari kurwana n'abari gukora jenoside kugira ngo bayihagarike, kandi koko barayihagaritse, turabibashimira. Ariko hari n'abandi mu by'ukuri bari baturanye n'abari kwicwa, bamwe bajya mu gice cyo kwica, abandi bajya mu gice cyo gukiza abicwa. Igitangaje rero kibirimo ni uko uwabashije kurokora umuntu si uko hari izindi ntwaro yari afite zidasanzwe zirushije izari zifitwe n'abo ngabo bahigaga abicwa, ahubwo ni wa mutima w'ubutwari bari bariremyemo kuva bakiri bato kugeza uko banganaga, bityo babasha gukora ibidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Ubutwari burashoboka, ubutwari
buraharanirwa. Umuntu yakibaza ngo ibikorwa nk'ibyo by'ubutwari bidasanzwe abantu babigeraho gute? Mbere na mbere ni umutima. Umutima iyo ari muzima utuma n'umuntu abasha gutekereza ibintu bizima. Bivuze iki? Dufite umukoro wo gutoza abakiri bato inzira y'ubutwari, ibikorwa by'ubutwari, natwe kandi abakuru dufite umukoro wo kumva ko icyiza kigomba kurusha imbaraga ikibi muri twe, bityo tukagira isi, tukagira u Rwanda rurimo intwari. Imana nicyo idusaba. Imana idusaba gukora ibikorwa bihindura isi nziza, kandi bya bikorwa bihindura isi nziza, bya bikorwa bituma abantu babana neza, nibyo biganisha nyiri ukubikora ku butwari. Abashyize hamwe Imana irabasanga, kandi Imana niyo yavuze ko aho babiri batatu bateraniye bavuga izina ryayo, bivuze ngo aho abantu bashyize hamwe bari gukora ibintu byiza, byanze bikunze Imana irabasanga. Bisobanuye ko Imana niyo yaremye ubumwe, Imana niyo yaremye abantu, ibaha itegeko ryo kugira ngo babe umwe, kuko ubumwe bwabo nibwo bugaragaza ko ari abana b'Imana. Tugomba guharanira rero mbere na mbere kunga ubumwe nk'abana b'Imana, tugaharanira kuba intwari, tukarangwa n'ibikorwa by'ubutwari. Ukoze nabi ntitureberere ikibi gikomeza kuba tukireba, ntabwo ari byiza. Ushaka kuba intwari atangira abihereye ku bikorwa agenda abona bitameze neza ahantu hose yaba ari. Ntategereza ngo bizagere mu bihe bigoye abe ariho azagaragaza ubutwari, ntabwo byakunda. Uyu munsi niba aho ntuye, niba aho nirirwa, niba aho nkorera mbona ibintu bitameze neza, ntabwo ngomba gutinya cyangwa se ngo nkangwe no kugaragaza ko ibyo bintu bitari mu murongo mwiza. Hari abanga kubikora kugira ngo batiteranya, cyangwa se rimwe na rimwe bagatinya no gupfa, ariko ndababwiza ukuri, nta gupfa kurenze kubona ikibi gikorwa, nyamara hari uburyo wakagize icyo ugikoraho ahubwo ugakomeza kukireberera. Tugomba rero kwiremamo uwo mutima, tugomba kuwutoza abakiri bato, maze tukubaka igihugu, tukubaka kiliziya irimo intwari, irimo abafite umutima muzima, irimo aho abantu biyumvamo icyiza kirusha imbaraga ikibi. Niko guhindura isi nziza, nicyo Imana idusaba gukora hano ku isi. Tugomba kubiharanira, tugomba kubigeraho, kandi tukabitoza n'abakiri bato. Harakabaho intwari, harakabaho abarangwa n'ibikorwa byiza. Turifuza ko isi yacu yaba nziza, igendeye ku bikorwa bya buri wese by'ubutwari, aho icyiza kigomba kuganza ikibi. Nubwo umwijima waba mwinshi cyangwa munini, ntabwo umwijima uzigera uganza urumuri, nubwo urumuri rwaba ari agashashi. Tugomba rero guharanira kuba urumuri mu mwijima, tugomba guharanira kuba intwari zirangwa n'ibikorwa bizagenderwaho n'abato b'ejo hazaza. Tugomba guharanira kubaka igihugu cyunze ubumwe, tugomba guharanira kubaka kiliziya yunze ubumwe, maze uko twese turi kumwe twunze ubumwe, Nyagasani akomeze abe hagati yacu, dutere imbere haba kuri roho ndetse no ku mubiri. Inshuti bavandimwe mwari munkurikiye muri iki kiganiro, ndabashimiye, mbasabiye mwese umugisha w'Imana, ndabifuriza gukomeza kugira ubumwe ndetse no gukomeza kuba mu bikorwa biganisha
ku butwari, kuko nicyo Nyagasani yaturemeye. Nyagasani yaturemeye gukora neza, icyiza nicyo kiganisha ku butwari, icyiza nicyo kizahindura isi nziza. Mbifurije mwese amahoro y'Imana n'iterambere.